hari ikintu kimwe narinjeje kukubwira. Igiki? Wari uzi neza ko tutameranye neza mw'iyi minsi. Uriya mwana waje ufite natazi imvuko ye n'imva n'imvano ye. Ndakwinginze mubure muri runo rugo. Yako nshaka se ntabwo yandebaga. Narakurebaga ariko sinenze ko ufite umwana. Ikintu kiriho nuko ugomba kubura cyangwa uriya mwana wakabura muri runo rugo cyangwa mwese mukagendana. Jese nagushatse nta mwana ufite. Umwana nari mfite, umugabo niwe ufite agaciro kurusha umugore. Waranshatse cyangwa naragushaka. Yokore. Ahubwo ikintu kiriho uriya mwana nave hano muri runo rugo cyangwa nawe uve mugende. Kandi ibyo mvuga ni ukuri. Umuntu aba yaraboroheje akaboroheye utifata ukansuzuguza uriya mwana ugomba kumwica. Bitari ibyo ngibyo ibintu bikaba bibi. Kugira ngo mwice nava muri rugo nkagenda. Uzave mugende ahubwo se ubura cyane hari. Uzave mugende. Nzagenda. Je nikigera. Ubwo bivuze ko ushaka kugigira muri makeya. Kudashaka kugenda. Akuri kunera ubwoba. Natago ariko se kugutera ubwoba kuko ibyo mvuga bifite ishingiro. Nashingira bifite. Oya ahubwo ibi bintu ubyitondemo neza kuko bifite kuza kuba bibi. Kuko uriya mwana atabuze ubuzima wowe wabura ubuzima. Uranyumva neza? Uranyumva? Kangende nk'uyahane ngiye kukwiga. Nabyo nyigaho kuko ngiye mfite ko ndaza kubigenza kandi uriya mwana sinzongere kumubona muri runo rugo. Sako mbonye ejo warakaye bayiki. Bayiki ko mbona warakaye. Ukuvuga ndabona utabishaka. Zirangirwa ngo niso. Amagambo y'emirambi yaramunze. Noneho sakoze iki mana yanjye ko muhora mudwana mana sinzi. Ubu buzima. Bruno? Yes dad. Ngwino hano. Umeze neza? Meze neza. Urabona ikintu kiriho. Aha. Urabona ko twaje muri runo rugo. Yego. Kandi uru rugo twagwinjiyemo ntago tuzi nyirago. Dusa nk'abantu bacuye. Ndi kubyumva. Uri kubyumva? Yego. Kandi warambwiye ngo uriya mugore twabara nk'ari mu kaso ahora kuzengereza. Aramubita arancunaguza. Ikintu kiriho rero umwanzuro numva twamufatira. Nakoresheje uburyo ki bwose bushoboka kugira ngo avanga. Ariko yagiye. Ikintu kiriho rero ntabwo nzi neza imba afite kuza kugaruka. Ejo bundi warambwiye ngo yagutanduriye ikayi ugiye ku ishuri. Yarayitanyaguye. Yego. Rero ikintu kiriho wowe ugomba kwitwara neza dore ngiye kujya mu kazi kubugera mutse nagarutse. Aha. Waza kwitwara neza none narangiza nkafata amakuru cyangwa ukayamfatira. Ngiye kuzashiramo kamera hano hejuru uzazimpa amakuru. Uzayishiremo. Noneho wowe ugamakuru aragenda mvugoho mabi urayambwira sibyo? Ndagakubwira yose. Usiga hano mu rugo. Wicara hanga unaza gakomanga umukingurire. Namucingurire. Kaje kwambara nje mu kazi sibyo? Yenda nari ako tuzigende. Arambwira ngo ugomba kuva hariya cyangwa ngiye nkava cyangwa ukahava umupfu. Njyewe akira mutungo ntabwo twayisiga ntabwo twayireka. Gusa twagira nyine tuyisize tugomba hazameneka n'amazi. Tugomba tumucucure tubone kugenda. Nuko ari agahunguke. Uzi ibintu kigira? Sundi we karagukupa utagiye umuko. Nyine ntabwo yankubita ariko amagambo bambwira. Umva nabyuze. Kengeraho ngakiyanga. Ako buretse se ajye ku kazi ndagakubita ku buryo. Ugakubita umva ndagushyigikira ndafata akaguru. Ahubwo se tugomba kumwega. Bayambwiye ngo namurire bugaruke none mwe muragarutse mugarutse gukora iki? Karagase hawe ko kareshye. Wowe kuneshye nawe kumbwira ayo magambo.
undi ni gute mvuga wicaye muri izo ntebe bica hano hasi segera vuba ariko mama basigaye bagusuzuma mureka hicaje ica twangaho urabona ngo karanasuzuma kanasura vana izo njabo uzongera kucara muri izo ntebe ndabarega kuri uzajya wicara hano hasi uhera uyu munsi uzongera kujya wicara muri izo ntebe uzamujya wicara aho hasi nta kuntu njye nakwicara mu ntebe nawe ngo yicare mu ntebe gute se ukajya utera iseseme hano nta nyoko uhari bebe nyoka hano urahazi niba ushaka kumusanga uzamusanga urusororo abarega kuri papa rwose arakora uko uyu munwa nawe ufunga urandika ubu uri kumukubita uri kumukubita no kurya ko kuriya birisha ugomba kujya kubanza ukabaza urega iki n'uyu nguyu injira ahubwo urashaka gupfa niko utabizi Mumezitereye papa iye abase bisa kumwamfukamishije bayakoze amakosa gusa amakosa yatuma umuhanda umwana ni so n'umwana umuntu ufite umutwe ungana gutya n'umwana oya ariko n'umwana nye rero wakoze iki uburyo bagupfukamishije gusa waje basanze nicaye zeba aravuga amabanga y'uruno n'umwana yirwa zerera agira ute aranyiba murambeshera none se uravuga nari ko ntago jobundi nabuze igihumbi ntago rawagitwaye n'urwanda rwakosa umwana wundi nyine no kutamubyaye umwana wundi abishimora kuki utari wabwira umwana we gutyo umwana ngega namureze neza wamureze neza ukumva ko wabandi yareze neza umwana arabyuka akajya kuzerera ntakoropa namesa nagira ute ariko n'umwana we niko ameze noneho si abashyitsi twakira uyu munsi ku minsi ko mwatugendereye ntabwo mushaka abashyitsi nta kibazo urabona mwana yabeshye pe ese bimeze bite ko watugendera utatubwiye nari nje kureba papa buri ahubwo si umwana yabaye iki none yabaye iki arimo ararira we buri wabaye iki ubugure tundi wabubitse ngo urinde umubaza weshinzwe iki hano nimba ari amagambo yakuzanye so kugenda nsohoke gute si umwana nta burenganzira amufiteho yinjira urusororo se ubwiza bwe buragaragara nambe nawe ari urusororo wese uri he ndihari wagira ngo uri kuzimu reba uno mwana uri kuganayo umve ko ubwiza abundi wakagorera nawe ntabwo muzi hano ntabwo ndi umugore wawe utandukira muri ubu gukubita sohoka agira hafi nge kanisohoke watinda udagirinze urayibona inzira ako masiko mwamubonye ntabwo akora aho urabaza sohoka akagera undi icyana cya gikuru wicaye iwawe mwana yaraguwe mwana yanjye wamuhaga riviyuwesha ndabona uriya mwana ibibazo ari gucamo halo we damu mva se man none ibintu noneho nsanze wamukorera umwana wawe shaka umve ngo ari kurya inkoni za danje mana yanjye birambabaje nyine nari nje kureba mani ninjiye umugore wawe nyine anyitura inabi arahanuka mbona n'umwana ari gukubitwa ndavuga sinabyanga nyine kamuhamagare ndebe nimba wahajya nari nari mana we turakurira nemera igihe murera ko mangabo ni bande injira mama ya burino bagupfukamishije hasi ni mama wamupfukamishije icara aho ngaho uyu mwana wanjye murifata mukamupfukamisha hasi ariko mama ubikora muzi ko mutazabimenya kuki wapfukamishije umwana